Reka dukomeze n'isomo rikurikiyeho. Ubushize cyangwa se mu isomo ryabanjirije iri ngiri twarebye uburyo dushobora gushyira amagambo hagati na hagati, mbese uburyo rino jambo ryaje hagati n'uburyo ryari riri ku ruhande n'icyo byakemuye. Ibyo wenda twabirebye mu isomo ryabanjije, ariko none aha ngaha tugiye kureba ese ni gute amafaranga cyangwa se imibare dushobora kugira icyo duhinduraho tukerekana niba ari amafaranga cyangwa se niba hagomba kuzamo ibice cyangwa ntibizemo. Reka rero tubanze turebe ni gute noneho igihe nanditse umubare umwe uhuye n'iyindi mibare ngomba kwandika umwe gusa, hanyuma ahandi nkagenda nuzuzamo wa mubare. Urugero, aba banyeshuri uko ari babiri bishyuye amafaranga angana, bose bishyuye 20,000. Niba rero byegeranye, nta mpamvu zo kugira ngo nze kwirushya nongera kwandikamo 20,000 aha cyangwa n'aha ngaha. Mfa kuba nabyanditse aha, ndaza ku ruhande, hanyuma nihaza kano kamenyetso nkande left click ngumisheho manure, hanyuma bya 2,000 na hahandi biraza kwiyuzuzamo. Noneho biraza kugenda bite nk'aha ngaha. Uyu munyeshuri afite amafaranga yishyuye ariko arangana n'ay'uyu nguyu. Ntabwo byaba bigishobotse yuko manura, icyo gihe manuye n'aha ngaha byaza kuba bihinduye data dufitemo. Rero ndaza gukoresha copy cyangwa se nkoreshe control C. Nshobora gukanda aha ngaha cyangwa nkakanda control C, hanyuma nkahita mbona access yo kuza gukanda aha ngaha. Noneho nakanda paste cyangwa se control V, za data zikajya hahandi nari nakiritse. Kugira ngo aka kantu kavemo, ukanda ahandi hantu inshuro ebyiri wihuse, icyo gihe gahita kavamo. Ushobora no kugakuramo udakanze double click wihuse, ahubwo ukareba kuri screen yawe, nani kuri keyboard yawe, ukareba ahantu handitse ijambo ESC. Reka wenda mbibereke nkoresheje on screen keyboard kugira ngo uhite unamenya aho iherereye. Aba ari kuri buto akenshi ya nyuma. ESC bivuga escope. Iyo ukanzeho rero, tuvuge ndi muri Excel, nkanzeho gutya, ka kantu gahita kavamo. Reka rero noneho hantu dushyiremo data zose zuzuye, noneho tugira icyo duhinduraho. Murabona yuko aya magambo hari ahantu hari n'aya ngaya ahantu ari. Bishatse kuvuga ngo format zirimo aha ngaha ntabwo zimeze kimwe. Ese byagenda bite twifashishije format painter hanyuma tugaselectiona n'aya magambo? Yahita ajya muri wa mwanya yayandi yari arimo, atari ngombwa ngo dushakishe ngo byagenze bite. Ariko ikindi kintu cyari ingenzi ni uko ndamutse nsubiyeho inyuma gatoya, nshobora kurebera hejuru muri arrangement cyangwa se alignment, nkareba ese ya magambo ari mu buhe mwanya. Iyo ukiritse ku ijambo rimwe, hejuru hahita hakwereka amafomati yose rya jambo ririmo. Urabona yuko bahise batwereka yuko muri align in top cyangwa vertically rya jambo riri hejuru, hanyuma muri horizontally rya jambo riri ibumoso. Icyo gihe rero iyo ukanze kuri iri ngiri naryo bahita bakwereka rya jambo aho riherereye. Bivuze ngo uramutse uselectiona ya magambo ugakanda aha ngaha, hano ukakuramo, ya magambo yahita ajya mu mwanya umwe. Reka noneho turebe aya cyangwa se za nyuguti. Twakoresheje amagambo ariko hano twari dufite imibare. Ibyo rero ntacyo bivuze mu gihe tutari muri format z'imibare. Reka turebe, turimo kubona hano hejuru ya mibare yacu iri muri general. Bivuze ngo ntabwo specifyinze ko ari text cyangwa se ikindi kintu runaka, ahubwo biri muri format general. Niyo mpamvu igihe navugaga ngo ya magambo yacu nta kosa narindi mu gukora. Noneho reka turebe
ko ari amafaranga kandi tukaba tutarimo kubona itandukaniro ry'imibare isanzwe ndetse n'amafaranga. Icyo gihe dushobora kuzamo aha ngaha tukareba niba muri lisite dufite harimo amafaranga y'ubwoko twifuza. Murabona ko harimo amadolari, amayero, sayinizi cyangwa se ibimenyetso by'amayero, ariko nta manyarwanda arimo. Niyo mpamvu turaza gukanda aha ngaha, noneho tugategereza tukajya gushaka ubwoko bw'amafaranga yacu. Muri Excel byitwa currency. Icyo gihe aha ngaha ushobora gushakamo ubwoko bw'amafaranga yawe, ukirika aha ngaha hanyuma ugashyiramo wenda RW, noneho ugashakisha muri ya mafaranga yose urimo kubona kuri lisite. Urabona ko twageze muri U, ariko dushobora gushakira muri R tukabonamo RWF, bivuze Rwandan francs, tugahita tubona fomati y'amafaranga. Murabona yuko mu mafaranga rero ntabwo ari ngombwa ngo twandikeho ibice cyangwa se ni ngombwa, ariko reka mbere ku buryo dushobora gukuraho ibice. Dushobora gusubira hahandi tukavuga ngo decimal places ibe 0, tugakanda OK, icyo gihe iba 0. Noneho ushobora no gukoresha aka gace ukongera ibice cyangwa ukabigabanya mu buryo buri automatique. Ya mafaranga rero yacu ushobora gutanga iyo fomati twari dufite n'ahandi hose, atari ngombwa ngo hose ugenda ukora za settings twabonye. Ese murabyibuka? Mwibuke yuko nyine twavuze ko niba hari ikintu wakoze ushaka ngo n'ahandi kimere nk'uko wagikoze, ukanda kuri cya kindi watunganyije neza, ugakanda kuri format pet, warangiza ugaselekisiona hahandi hose ushaka ko bihinduka nka kwa kundi. Wow, murabona yuko none aha ngaha fomati zise ziba kimwe. Ibintu byiza cyane kabisa. Ni gute rero wanditse imibare? Noneho urabona ko aha ngaha kama yijyanyemo, ariko noneho se niba tugeze mu binyagihumbi, ni gute kama ushobora kuyishyiramo niba ari imibare isanzwe atari amafaranga? Ushobora kwandika bisanzwe, uharangiza ugahitamo kama. Icyo gihe kama izamo, ushobora guhita ugabanya bya bice, ariko kama iba yajemo. Ubwo ni ukuvuga ngo amagambo yose wanditse, imibare yose wanditse aha ngaha iraza kwisayiningaho kama. Noneho byagenda bite niba ushaka kuza gukomeza kwandika ariko iyo kama ikijyanamo? Nanone ni nka kwa kundi, uraza kugira gutya usibemo ya magambo, noneho kubera ko warangije gushyiramo kama muri ya magambo, hanyuma nurangiza ukopiye formule. Icyo gihe ukopiye formule ariko nta kintu kirimo. Nuramuka wanditse imibare, kubera yuko hari formule yari irimo, biraza kugenda byitwa. Bishatse kuvuga ngo mbere yuko ukora Excel uba ushobora kubanza ugakora settings z'ibyo wifuza. Urugero, ushobora kuza aha nkashyiramo ko ijambo riza kuba ari umutuku kandi riraza kuba rifite 12 font size, kandi nanone riraza kuba rifite kama, ndetse rikaza kuba rifite na percentage style cyangwa sign. Icyo gihe ninandikamo 30, nkongeraho 34, nkongeraho indi mibare, icyo gihe biraza muri pourcentage, na rya jambo rize rimeze kwa kundi. Nshobora gushyiraho kama. Icyo gihe iyo ushyizemo kama sign, bivuze ngo ya pourcentage ntabwo iri buze kugaragaramo kuko wahinduye format. Ariko nushyiraho pourcentage nayo iraza kugaragaramo, kuko ubundi mpamvu hajemo kama sign ntibikunde ni uko ijanisha ubundi ryagakwiye kuba riri munsi y'ijana. Ariko iyo birenze nabyo biterwa n'imibare dushaka kugaragaza, ntacyo biba bitwaye, ariko ntabwo byakorana harimo na kama. Murakoze cyane rero. Ubutaha tuzaza tureba ni gute noneho twareba zino style igihe turimo gukora imibare imeze nka statistique. Ntabwo tuzaba dufite urugero rwiza rujyanye na statistique, ariko nzaba ndi kubereka ni gute ibintu byagenda noneho mbaye ndi gukora ibintu bya statistique. Naba nkeneye format zigaragara zite.
Murakoze cyane rero, mbibutsa yuko ushobora kunyandikira ukoresheje ubutumwa bugufiya kuri nimero yanjye ya telefoni igendanwa 0788 12 99 631, cyangwa se ukanyandikira kuri email yanjye habumugisha.paul@gmail.com. Habumugisha cyangwa se habumugisha Paul 7z@gmail.com. Ushobora no kunkurikirana kuri Facebook Paul Habumugisha. Murakoze cyane rero, umwanya turaza dusubira n'irindi somo rikurikiyeho.